Halo bakunzi ba Diamond TV official, turagobotse n'amakuru yacu nkuko twababwiye ko buri munsi tubagezaho amakuru atandukanye y'imyidagaduro cyane cyane kuko nayo twibandaho. Uro turagobotse no tuje ku makuru y'icyamamare ku mu bijyanye n'umuco. Ni umugabo umwe navuga ngo umwe rukumbu usigaye mu Rwanda wiyita umupfumu, akita umupfumu ndetse akanabikora mu gihe abandi babitinya babikora bihishe. Uyu warabihamya neza ko ari umupfumu. Impamvu tuje kumuvugaho noneho yashyize hanze uyu mugabo ari gukora umuhango wo kubandwa cyangwa se guterekera, kuko no mazina uyu mugabo yita imandwa nkuru y'u Rwanda ndetse akita n'umupfumu. Nta wundi rero ni muganga Rutanga rw'amaboko. Uyu ni umugabo uzwi cyane ufite n'ikigo gikora ubuvuzi bushingiye ku muco cyubatse ahantu heza cyane i Nyarutarama. Uyu mugabo yakomeje kwamamara kubera nyine ibikorwa agikora n'imiterere y'umubiri we cyangwa se abana be, umuryango we nyine ubayeho mu buzima bushingiye ku muco. Yashyize rero hanze amafoto 38, amafoto atangaje mw'abantu mwe, arimo ibintu bimwe na bimwe twe tutigeze tubona kuko abantu bazi ko guterekera no kubandwa ubu ngubu hasigaye ni bakeya, ariko amafoto amwe namwe yashyize hanze ngira ngo nuyitegereza urabona imwe mu migenzo nyine iranga uwo muhango. Uyu mugabo rero amafoto yashyize hanze nyuma y'uko kwa 15 Werurwe yari isabukuru y'amavuko ye. Yaravuze ngo yari isabukuru y'imandwa nkuru y'u Rwanda cyangwa se umuganga ari we nyine Rutanga rw'amaboko. Uyu mugabo si ibyo gusa akora, ni n'umushakashatsi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Kuko nabivuze iki kigo kikaba kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco. Kuri uwo munsi rero uyu mugabo yaragiye akora agashya, atura igitambo cy'umuterekero cyangwa se anatanga ituro ry'amavuko y'imandwa nkuru nyine y'u Rwanda, ari we nyine wivuga icyo gihe yakoze uwo muterekero ku iyo sabukuru. Aya mafoto yasize hanze abantu bagumye kuyibazaho kuko nkuko tuyakesha urukuta rwa Facebook bibaza ati ese abantu na n'ubu ngo baracyagendera muri iyi mico. Murabizi ko kino gihe abantu bose bamaje kwemera ko amadini twazaniwe n'abazungu ariyo bayobotse, bafite imyizerere nyine ishingiye kw'iyo mico twazaniwe n'abazungu nyuma y'ubukoloni. Ariko uyu we rero ntabwo yabigendeyeho, wafite umurongo yiharira cyagendera muri ya mico nyayo y'abanyarwanda mbere y'umwaduko w'abazungu. Ayagize isabukuru yaje kwandika amagambo akomeye, yagize atese mbese isabukuru y'amavuko ni iki? Agasubiza avuga ngo si urwibutso ko imyaka umuntu yari kuzamara muri uru ruharo ihangutse nk'undi wiyongera kuyo yari amaze guhenura. Avuga ikinyarwanda gikomeye mwumva ibyo ndi bubabwire. yanditse ngo si impamagazo ikaba intabaza iry'umuntu akara, ngo nyamara rwose kumwa na ngerere ni nabo bahari ko umuntu akwiye kongera umurego ndetse agatwarana cyane kugira ngo aho ageze ikivi azasigira bagenzi be muri ubu buzima. Mbese kwera kw'imyaka n'umunezero wo kuyisarura byaba ikinwanwa gituma nyir'umurima avamvara akarya akabyina gusa, cyangwa ahubwo kubikora aziga yiteza imbaraga nyinshi ko agomba kuraza umurima ho gato agafumbira no kuwutegura cyane birenze ikindi gihe yabikoze, kugira ngo niyongera kuwuhinga uzamwitabane umusaruro usaze kure cyane uwaheruka ngo ejo adasigara yijujutira aho abakozi nyabo babatekerereza b'indashyikirwa bishimira mu ijabiro ry'ubuzima. None ubwo umuntu rero abyagwa kandi akabyara, ibyo biramaze. Tubishimire Nyagasani Imana rugize amajya n'amaza. Amaza yacu ubwo yabereye umuzuko n'umuzamuko, imizi yacu mu kwizirikanya kwayo kubw'urusobekerane rw'umubano mu bantu. Ibyo tubizirikane ndetse tubitozanye iteka. Ati nongeye kubashimira mbikuye ku mutima mwese bene Imana, bavandimwe inshuti nk'amaguru mandwa z'u Rwanda n'abigishwa b'ubuzima bushingiye ku muco mwese mu Rwanda no mu Rwanda rw'iyo mwishyuke muri byose, dusubize agatima impembero tubeho ubuzima bushingiye ku muco. Ngiyo rero ubutumwa cyangwa message yahaye abanyarwanda bose. Ni ikinyarwanda gikakaye, ni ikinyarwanda kitoroshye umuntu wese atapfa gusoma ngo yumve icyo bisobanura. Ariko nkuko nababwiye uyu mugabo nuko azi ikinyarwanda kuko ni n'umuntu wize, n'umuntu wambaye yarangije kaminuza i Butare. Ntugire ngo ni umuntu usanzwe, ariko ni umugabo wemeye kubaho ubuzima nyine bushingiye ku muco w'abanyarwanda, wa muco w'umwimerere. Tubibutse ko uyu niwe munyarwanda wonyine nyuma y'umwaduko w'abazungu warongoje umwishywa.
icyatsi bita umwishywa niwe muntu wenyine warongoje umwishywa, ndetse batwara mu ngobyi umugore we umunsi yari yashyingiwe. Ikindi kandi ubwo yari amushatse umugore we, abantu barebye bya kinyarwanda barya rukacarara, ni ukuvuga ni reka mbyita umutsima ukoze mu ifu y'amasaka. Ubu waracyabirya. Nimureba amafoto muri kubona imbere zanyu kuri kamera zanyu, murareba amafoto amwe namwe ashyize hanze agaragaza nyine ubwo yari mu muhango w'iki gitambo yatuye nyine agitura nk'imandwa nkuru y'u Rwanda ubwo yaragize isabukuru. Ni ibintu rwose byatangaje abantu benshi. Ubirebye we n'umuryango we, abana be babiri b'abakobwa ndetse n'umugore we bari nyine mw'uwo muhango, aho harimo uburyo bagiye bakata inkoko, ibintu ubona bamwe na mutapfa no kubitinyuka bakayikata ijosi, noneho amababa amaraso yayo ukabona bari kuyashyira mu kantu kameze sinzi uko nakita kateganyijwe ni mw'iyo mihango. Yambaye amababa mu mutwe, ndetse banakoze nyine wa mutsima nababwiraga wa rukacarara, ku buryo ubona ko ari ibintu yari yateguye. Amafoto yakomeje gukwirakwira cyangwa gutangaza abantu benshi bivuga ati burya ibi ngibi biracyabaho. Ariko bamwe baravuga ati nguyu umuco nyawo w'Abanyarwanda, nguyu umuco dukwiye twese gushyigikira. Ariko mw'abantu mwe, burya abantu agahugu umuco kandi umuco, uyu mugabo rwose umuco awukomeyeho, kandi ibyo akora umuntu wese yabyishimira. Bantu rero reka ndeke kubatindira, mugumye murebe amafoto, abatazi kubanwa no guterekera, kugira ngo mukomeze kwiga byinshi no gusobanura byinshi. Reka mabwire ngo kuri The Moon TV amakuru nk'ay'ibyamamare, amakuru acaracara nakagaruka. Mukomeze mukore subscribe, like na share, ndetse mukandi no kuri kakazogera gatuma mubasha kubona inkuru zacu uko tuzishyizeho. Twabwira ngo rero kandi abakenera gusobanuza ibintu byinshi cyakumenya ibintu byinshi kuri Rutanga rw'Amaboko, mwajya ku rukuta rwe rwa Facebook, n'ibintu byinshi abicishe. Reka mbwire ngo ciao nakagaruka, turabakunda.